Urukundo ni ijambo rikomeye, ni kimwe mu bimenyetso by'ingenzi biranga umukirisitu nyawe. Muri iki gihe urukundo rusigaye rwarakamye, abana barimo barica ababyeyi babo, mu miryango abavandimwe baricana kubera imitungo, ababyeyi barimo barafata abana babo ku ngufu. Ibi byose biri kuba kubera ko urukundo rwakamye mu bantu. Mu Bakorinto ba mbere ibice 13 ku murongo wa 13, Pawulo yaranditse ati: ariko none hagumeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Ikintu cyose wakora udafite urukundo ni ubusa. Urukundo rugomba kuyobora ibikorwa byose dukora. Mu Bakorinto ba mbere ibice 13 ku murongo wa 1 kugera ku wa 3, Pawulo aravuga ati: nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntafite urukundo, mba mpindutse umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ku murongo wa 3 arandika ati: nubwo natanga ibyanjye byose ariko ntafite urukundo, byose byaba ari ubusa. Muri iki gihe dufite ikibazo cy'abantu bagirana amashyari kandi bose ari abakirisitu baririmba muri korali imwe. Ugasanga umuririmbyi agira ishyari mugenzi we ko azamuwe mu ntera mu kazi, we agasigara, cyangwa ko we afite amazu menshi kandi we akiri mu nkodeshanyo. Ariko ntabwo ariko byakwiye kugenda, ahubwo twakwiye kwishimira ko amasezerano ya mugenzi wacu twasinganye asohoye, tugategereza ayacu twihanganye. Urukundo rugendana n'imbabazi. Nta muntu n'umwe wera wirabura wavuga ko agira urukundo atababarira abamugiriye nabi. Umunsi umwe mwarimu yabwiye abanyeshuri be kuzana ibirayi bingana n'abanzi babo. Bamwe bazanye imifuka, abandi ntibagira na kimwe bazana. Ababwira kubyigana mu gihe kingana n'ibyumweru 2. Hashize icyumweru kimwe, bya birayi bitangira kubora. Mu cyumweru cya kabiri mwarimu ababaza uko bari bamerewe. Bamusubiza bamubwira ko wari umutwaro uremereye. Nta kintu na kimwe kiremera nko kwanga umuntu. Mwahura ugahindura inzira wari gucamo kugira ngo mutaza guhuza amaso. Nk'abakirisitu nyakuri, tugomba gukunda buri muntu wese ndetse n'abanzi bacu, nk'uko Pawulo abidushishikariza mu Baroma ibice 12, kuko bimeze nko gushyira amakara ashyushye ku mitwe yabo. Mureke urukundo rube urw'ibanze mu bintu byose dukora. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 2 n'uwa 4, Imana yandikiye itorero rya Efeso irabwira ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe wo kwihangana, ariko hari icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana izi imirimo yawe, irabizi ko ugaburira abarwayi, irabizi ko ufasha abakene, irabizi ko usura imfungwa. Imana irabizi ko uyiririmbira igahabwa icyubahiro. Ese wowe uri kunyumva, uracyafite urukundo rwawe rwa mbere? Ese uracyakunda gusenga nka mbere? Ese cyafasha ababaye nka mbere? Ese uracyafite umuhate nk'uwo watangiranye ugitangira umurimo w'Imana? Imana irashaka ko dusubira ku isoko y'urukundo rwacu rwa mbere. Wowe uri kunyumva, fata umwanya witekerezeho. Nusanga utagifite urukundo rwa mbere, utakambire Imana, usabe gusubizwa ku isoko, wongere ugire urukundo nk'urwa mbere. Mwakoze kumvira ijambo Imana yampaye kubagezaho. Imana ibahe umugisha mwinshi.